and welcome to Change of Raiment. Muraho, tubahaye ikaze muri ibi byigisho bivuga guhindura imyambarire. Kino gihe ni igice cya mbere cy'uruhererekane rw'ibyigisho bizabivuga bivugurura mu myambarire, kandi nk'uko twabibabwiye mu cyumweru bishize twabahaye insanganyamatsiko ivuga ngo guhindura imyambarire. And let me tell you, since we ndetse mureke mbabwire iki ngiki, ubwo twabahaga iri tangazo mu cyumweru gishize ndi kumwe na Pastor Andrew Henriques, bakiriye ubutumwa bwinshi cyane bwiza budushimira. Abantu benshi baratubwiye bati baranyuzwe kandi banejejwe nuko tugiye gutangira bino byigisho, nuko batwereka ko banyuzwe cyane no kujya babana natwe muri ibi ngibi. Let me make a confession right here. Reka mbabwira no magambo nanjye. Nejejwe cyane no kujya mbasangiza bino byigisho, nkuko namwe mwanyeretse ko munejejwe no kujya mubikurikira. Ubwo rero tudatinze tujya gutangira kwiga. Ntabwo nzajya ntangira mbanza kubabwira ibintu byinshi bidakenewe cyangwa se bitari ngombwa, ahubwo tuzajya duhita twinjira mu cyigisho kubera ko dufite igihe gitoya, kandi reka nanone mbanze mbahe rino tangazo rindi. Ntabwo amakuru yose turi buyavugire muri kino cyigisho cya mbere, ariko reka dushima Imana yuko urari uruhererekane rw'ibyigisho. Amena. Nuko rero tuzagira umwanya uhagije wo kujya tuganira kuri ayo mahame yose, kandi ntabwo nshaka kwihuta cyane kuri buri hame, kubera yuko nanone turi gukoresha bino byigisho nk'ivugabutumwa ku bantu batandukanye mu isi bashobora kuba batarumvise na rimwe aya mahame ajyanye n'imyambarire. So we all understand that there are no non-essentials in the Word of God. Rero dusobanukiwe neza ko nta kintu na kimwe kitari ngombwa mu ijambo ry'Imana. Ikintu cyose cyanditswe mu byanditswe byera kirimo kubw'impamvu, kandi ibyanditswemo byose ni kubw'impamvu y'agakiza kacu. Kandi mu gushimangira ibyo ngibyo, ibyo ni byo mu mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 hatubwira, haranditswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanura gukiranuka. Kubera iki? Ku murongo wa 17 habisobanura neza, haravuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana bashyitse afite ibimukwiriye byose kugira ngo akore imirimo myiza yose. So the question is, does the Bible address? None ikibazo ni iki ngiki, mbese hari icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'ivugura mu myambarire? Yaba hari ikivuga ku byo kugorora ibyo twambara? Yego bivuga rwose, kandi igihamya cyumvikana neza nuko uhereye mbere na mbere mu gishuko cya mbere na mbere imyambarire igaragaramo. So we're going to go back to the beginning with Adam and Eve. Ubwo rero turaza gusubira mu itangira mu gihe cya Adamu na Eva, kandi uyu munsi turaza kuganira kuri ingingo ivuga ngo kwambara ubusa ndetse no kudakorwa isoni. Uko niko twise icyigisho cyacu tugiye gutangira twigaho. Rero turareba kwiyoroshya mu myambarire, kandi turareba itandukaniro bifitanye no kwambara ubusa. Mbese n'iki Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi byita kwambara ubusa? Tugiye kureba bwa mbere mu buryo bugaragara bujyanye n'imyambarire yacu, ariko nanone turabirebera mu buryo bwa mwuka, kubera ko ibyo ngibyo bihuye kandi bifatanye cyane, ntabwo ushobora gutandukanywa na gatoya. Ubwo rero ndagira ngo ntangirire ku isomo ryo mu rwa mbere rw'Abakorino mu gice cya 10 umurongo wa 31. Iri ni isomo abantu benshi muri twebwe dusobanukiwe neza. It says, wherefore, whether you eat or drink or whatsoever you do. Biravuga ngo nuko rero mwaba murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mukorere byose guhimbaza Imana. None ikibazo ni iki ngiki, mbese imyambarire ni kimwe mu byo dukora? Yego rwose nta gushidikanya, twambara buri munsi. Rimwe na rimwe tuba tugomba kwambara kabiri cyangwa gatatu bitewe n'ibikorwa twakoze. Niyo wenda twakoze imyitozo kandi tukaba dukeneye kujya kuryama, turabanza tukoga, nyuma tugahindura imyambaro. Ubwo rero kwambara ni ikintu dukora. Imyambaro yacu igihe cyose ikwiye kubihimbaza Imana, kandi cyumvikana hano nuko niba imyambaro yacu idahimbaza Imana, ubwo ibihimbaza Satani. Niba twambara kwihimbaza no kwiyemera, tuba twambarira guhimbaza Satani. Ubwo rero dukwiye kumenya neza tudashidikanya yuko imyambaro yacu ihamanya n'amahame y'Imana, ndetse ijambo ry'Imana ni ryiza cyane kubera ko ryaduhaye amahame menshi atandukanye yuko dukwiriye kwambara mu buryo buzima. Kandi iyo niyo mpamvu turi kwiga kino cyigisho intambwe ku ntambwe. Reka rero tujye ku magambo ari kuri screen hano. Mbese mwari muzi yuko twigisha icyigisho buri munsi wose? Dukoresha amagambo yacu mu kwigisha icyigisho, dukoresha kandi ibikorwa byacu byose mu kwigisha ibyigisho. Mu byo dukora koko ubwabyo byose byigisha abandi, ariko mwari munazi yuko imyambarire
yacu yigisha icyigisho. Tugiye gutangira tureba ano magambo ari hano, kandi bituma wibaza kino kibazo ngo mbese ni ikihe cyigisho nigisha iyo abantu bakwitegereje bakakureba bakareba imyambarire yawe, ni iki babona? Mbese babona Imana? Mbese babona umukristo muzima? Mbese koko babona ugaragaza Kristo, cyangwa se babona ushaka kwihimbaza no kwikuza? Mbese iyo bakurebye babona umugore cyangwa umukobwa wambara agaragaza uko ateye? Mbese babona umugabo cyangwa umusore ushaka kugaragaza umubiri munini? Twambarira kwihimbaza cyangwa twambarira guhimbaza Imana? None ano magambo yanditse hano ni amwe mu magambo ababaje cyane nasomye mu mwuka w'ubuhanuzi. Aboneka mu gitabo Ibihamya by'Itorero volume ya 4 page 641. It says here, many a soul who was convinced of the truth. Haranditse ngo abantu benshi bemeye ukuri bafashe umwanzuro wo kugusuzugura bitewe n'ubwibone n'urukundo rw'iby'isi bigaragazwa nande n'abashiki bacu. Inyigisho aba bantu bigishijwe zagaragaye ko ari nziza kandi ari ukuri, ndetse bumvise ubwo butumwa biyumvise ko hari umusaraba ukomeye bagomba kwikorera kugira ngo bagendane uko kuri. Arakomeza ngo ubwo aba bantu babonaga abashiki bacu bibona cyane kubwo kwigaragaza mu myambarire, baravuze bati aba bantu bambara byuzuye nk'uko natwe twambara. Ntabwo mu by'ukuri bizera ibyo bavuga ko bigisha, kandi nyuma na nyuma bagomba kuba barayobye. Niba koko bizera ko Kristo agiye kugaruka bidatinze, kandi bya buri wese bikaba bigiye gufatirwa umwanzuro wo gukira cyangwa kurimbuka, ntibagakwiye kuba batakaza umwanya n'amafaranga mu gushakisha imyambaro igezweho. Mbega uko aba bashiki bacu bazi gake uko imyambaro yabo ari icyigisho ku bandi. Aya ni amagambo akomeye cyane. Reka tubanze duhagarikire hano kugira ngo twumva neza bino. Reka mbabwire kongera kwibuka kuri ino sabato ishize. Mbese muzi icyabaye uwigishije icyigisho ku isabato ishize? Nubwo hari undi mubwiriza wahagaze ku ruhimbi, ariko nawe warigishije. Reka mbabwire aya magambo dusomye biragaragaza yuko imyambarire ari icyigisho. Abantu benshi batigeze biyegurira Kristo, kandi bakiri ahantu bagomba gukorera amahitamo, kandi bifuza guhagarara mu ruhande rw'Imana. Nyamara umubwiriza akaba hari icyo ari kubigisha atabizi. Akaba ari umuntu uvuga ko yizera ubutumwa bw'iki gihe, akaba yigisha kandi ubutumwa bwo ku rubanza ruje, akaba yigisha ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo, akigisha ibyo kwiyanga n'ibyo guhinduka k'umutima. Nyamara abantu benshi bagatera umugongo kuri bitewe n'imyambarire y'urimo kwigisha. Mbega ibintu bibabaje cyane. Amaraso y'abantu ari kuri abo ngabo bose bambara babizi ibitandukanye n'amahame y'Imana. Tugaruke kuri cya kibazo cyane. Mbese ni ikihe cyigisho wigishije ku isabato ishize? Ni ikihe cyigisho wigisha buri munsi uko ugenda? Mbese abareba imyambarire yawe babona nde? Ahangaha ntabwo ndi kuvuga ku bari mu matorero yaguye gusa, ahubwo ndabwira abavuga ko bizera kandi bakurikiza ukuri kw'iki gihe, bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Mbese abantu baba barateye umugongo Kristo bitewe n'ubwibone bw'imyambarire bakubonyemo, bitewe n'imyambarire mibi abo bantu babonye mu bavuga ko bizera. So our dress not only has a bearing upon ourselves. Imyambarire yacu ntabwo ifite ingaruka gusa kuri twebwe, nubwo twabonye ko ibyanditswe byera byandikiwe agakiza kacu. Nibyo ibijyanye n'imyambarire bireba twebwe mbere na mbere, ariko ku nshuro ya kabiri twakwibaza ngo mbese ni uruhe rugero duha abatuzengurutse? Mbese ni uruhe rugero duha abatureba? Ni ikihe cyigisho twigisha binyuze mu myambarire? Bibiliya itubwira muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 16 iti muzabamenyera ku mbuto zabo. Bigo bivuze yuko imico yabo myinshi ishobora gupimwa binyuze mu myambarire. Igihe rero tugiye kwambara dukwiye kuba turatekereza bino mu bwenge bwacu. Mbese ni ubuhe butumwa tugiye kubwiriza abandi? Mbese ubwo twambara dushaka ko abantu batureba, cyangwa se imyambarire yacu igaragaza Imana yaturemye? Icyo ni icya mbere dukwiriye kumenya. Abantu benshi batakaza amafaranga mu myambarire kandi mu buryo butarimo kwicisha bugufi, bagambiriye kwibona. Ibyo ntabwo bivuze ngo ujye wambara ikintu cyose ubonye, kuko nanone kwambara nabi ntabwo bigaragaza umuremyi wacu. Imana ni Imana ifite gahunda, kandi yifuza ko twambara mu buryo ijambo ry'Imana rivuga, tukambara mu buryo burimo gahunda. Ubwo rero tugiye kugenda tureba ayo mahame intambwe ku ntambwe. Nimureke dukomeze. Reka tugera kuri ano magambo yandi yanditse hano. Ni amagambo agaragaza uburyo imyambarire yacu igaragaza ibiri mu mitima yacu. So this says here, the dress and arrangement. Hano haranditse ngo imyambaro n'uburyo yambawemo bigaragaza muri rusange ibiri mu mutima w'uwo muntu. Next statement here.
Andi magambo akurikiraho hano aravuga ngo abambara ubusa kandi babaswe no gukunda imyambarire igezweho bashobora kuvuga ko ari abayoboke ba Kristo, ariko ibiganiro byabo n'imyambaro yabo bigaragaza ibyuzuye mu ntekerezo zabo, ari nabyo bitwara ibyumviro byabo. Uko tugaragara inyuma bigaragaza ibiri mu mitima yacu. Harakomeza ngo ivugurura rizima ntabwo rishakira gushimisha umubiri binyuze mu kwikuza, kuko turebwa inyuma. Umugore wiyoroshya kandi wubaha Imana azambara mu buryo bworoheje. And I'll ask you the question here. Kandi hano nahababariza kino kibazo, mbese imbusane z'aya magambo ni ukuri koko? Ubwo umuntu wese wibona azambara kwishyira hejuru kandi birimo kutubaha Imana. We'll leave it there. Now let me make this quick disclaimer. Reka ibyo tubigarukirizaho. Reka ngire icyo mbanza kubabwira ariko kuri ano magambo dusubiye inyuma. Yes. I want to say this, that dress reform is something that should be followed from the inside out. Reka mbabwire ko ivugurura mu myambarire rigomba gutangira imbere mu mutima rigakomereza inyuma ku mubiri. Bisobanuye ko niba imitima yacu itarahindutse mishya, nibyo tuzumva ubutumwa nk'ubu ngubu tuvuge tuti ni bwiza cyane, nkwiye guhindura imyambarire yanjye. Iyo ngiyo ni intambwe nziza, ariko umutima niba utarahindutse mushya uzayisanga uri gusubira inyuma muri ya myambaro wari wararetse kandi wigeze kumara igihe utishimye. And so this statement here, let's put it on the screen. It says, rero mureke dusoma no magambo ari hano. Umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo ntacyo bimaze kubabwira ngo nimugomba kwambara bino cyangwa biriya. Ariko niba urukundo ukunda bino bintu by'imfabusa ukiri mu mutima wawe, ugukuramo iyo myambaro yawe y'ubwibone bizakugora. Bizamera nko guca ishami ry'igiti kikiri mu butaka. Ibyifuzo byo mu mutima wa kamere bizongera byigaragaza inyuma. Ugomba kugira umutimanama wawe bwite wahindutse mushya. So let me ask you, what comes first? Heart reform or dress reform? None mureke mbabaze kino kibazo. Ese niki kibanza? Ni uguhinduka k'umutima cyangwa no guhindura imyambarire? Dukwiye kubanza guhinduka mu mitima yacu. None iyo tugeze hano tukavuga ngo mwami mfashe umwanzuro wo kukwiyogurira, mfashe kandi umwanzuro wo kwihananya kuri, mfashe umwanzuro wo kugwegura byose ngo unyobore, mfashe umwanzuro wo guhamanya byuzuye n'ubushake bwawe, mfashe umwanzuro wo kukumvira imfuruka zose z'ubuzima bwanjye harimo n'imyambarire, nuko tukatura ibyaha byacu byose nk'uko Imana igenda ibiduhishurira. Ikintu Imana ihita ikorera imitima yacu ni iki? Ihita twambika ikanzu yo gukiranuka kwayo. Ubwo twatura ibyaha byacu kandi tukabireka, Imana itwambika byuzuye ikanzu yo gukiranuka kwayo. Kandi kubera ko umutima uba wahindutse mushya, ibikorwa bizahita bikurikiraho, kandi guhindura imyambarire nabyo bizahita bikurikiraho. Ntabwo ukwiriye gutangira uhereye mu bigaragara. Reka tujye kuri Adamu na Eva. Twavuze tugitangira ko turi buze kwinjira aho ngaho. Tekereza Adamu na Eva bakimara gucumura. Mbese Imana yabanje gushyira urwango banga icyaha mu mitima yabo, nyuma ikabahindura imyambarire, cyangwa yabanje guhindura uko bambaye nyuma ihindura imitima yabo? Nidusubiza amaso yacu mu Itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 15, tubona Yesu Kristo abanza gushyira urwango mu mutima wa Adamu na Eva, urwango rwo kwanga icyaha. Urwo rwango kandi rusobanuye kuzinukwa burundu ikintu cyose kitashimishaga Imana. Ubwo rero tugendeye kuri iki cyigisho turimo turiga, ubwo twavuga kwambara ibitandukanye n'ubushake bw'Imana. Ko rero Imana imaze gushyira urwango mu mitima yabo rwo kwanga icyaha, ukugerageza kwiyambika ubwabo bakoresheje ibibabi by'imitini bitari byemewe na gatoya n'Imana. Ubwo rero nanone yabanje kubambika ikanzu yo gukiranuka, ariyo ishushanywa na ruya rwango Imana yashyize mu mitima yabo kwanga icyaha, nuko bwa nyuma ibigaragara nabyo bihita bikurikiraho. Ubwo rero ibyo bintu byombi nanone birahuye cyane mu buryo bitatandukanywa. All right, so let's remember that principle. Iryo hame dukwiriye guhora turyibuka mu byigisho byacu byose. Reka twongere dusubira ku yandi magambo twateguye. Okay. It says here, reform is always attended by sacrifice. Umutwe wayo uravuga ubugorozi igihe cyose kujyana no kwitambaho igitambo ndetse no kwiyanga. Iyo rero utangiye runo rugendo rwo guhindura imyambarire, ndakwinginze ubanze wumve neza ko bizagusaba kugira icyo utamba. Umuhanuzi w'Imana yaravuze ngo igikorwa cyose cy'ubugorozi gisabwa kwitambaho igitambo. Gisaba yuko ugukunda ibitworoheye, ugushakisha iby'inarijye ndetse n'ibyifuzo by'umubiri bigomba kuyoborwa byuzuye n'amahame yo gukora ibitunga. Umuntu wari we wese ufite ubushake bw'ivugurura agomba, ntabwo handitse ngo ashobora, nta nubwo handitse ngo birashoboka ko, ahubwo biharanditse ngo agomba guhura n'ibimurwanya cyangwa urucantege. So understand again
there will be self-denial. Ubwo rero nanone mwumve neza ko uzasaba kwiyanga kandi uzahura n'iby'urucantege, kandi musobanukirwe kino neza. Uko urushaho kugendana na Kristo intambwe ku ntambwe, ukamwizera kandi ukamwishingikirizaho, bizakushoboza kunesha ibyo bikorwa byose by'urucantege. Kandi uzabona neza ko iri vugurura mu myambarire ryatangiye kutubera umugisha no kutugira neza. Iri vugurura mu myambarire ntabwo ari umutwaro kuri twebwe, ahubwo ni ikigize kubaho neza kwacu, kandi ni ikidufasha kugira ngo tubashe kuba urugero rwiza abatuzengurutse mu rugendo rwabo rw'agakiza. Dusubire kuri Adamu na Eva. Mbese igitambo cyari gikenewe kugira ngo Imana itwikire ubwambure kandi bahe imyambaro ibakwiriye? Yego, cyari gikenewe. Igitambo cyari gikenewe rwose. Twabonye iby'urwango ruboneka mu itangiriro kugira ngo ibahe amakanzu yo gukiranuka kwayo. Imana yahaye bwa mbere isezerano ryo kuzabohereza umucunguzi, kandi yarababwiye ngo urubyaro rw'umugore ruzajanjagura umutwe w'inzoka. Uwo ni Yesu Kristo wavugwaga, kandi icyo ni igitambo Imana yari yarabateguriye. Kugira ngo rero Imana ihindure imyambarire yacu mu bya mwuka, igitambo cyagombaga gutambwa. Uko ni nako nanone mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 21 havuga uburyo Imana yambitse Adamu na Eva uruhu rw'intama. Igitambo cyagombaga gutambwa. Mbese urwo ruhu rwakomotse he? Ntabwo rwakomotse ku biti cyangwa se ku bisigazwa byabyo, ahubwo rwakomotse ku gitambo cy'itungo, umwana w'intama washushanyaga Yesu Kristo. Aha rero turahabona mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 25, no mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 21 ko igikorwa cy'igitambo cyangwa se umurimo w'ubuturo bwera watangiriye aho ngaho mu Itangiriro igice cya 3. Muze kureba ku murongo wa 15 no ku murongo wa 21. Ubwo rero iyo dusuzuguye kandi tukanga ivugurura mu myambarire, nimurebe mu buryo bwimbitse icyo tuba turimo turanga. Ukoze atyo aba arimo aranga ubutumwa bw'ubuturo bwera, uba kandi uri kwanga ubutumwa bw'igitambo cya Kristo ku bwawe. Ni ngombwa kandi cyane kumenya neza icyo turimo turakora igihe cyose dusobanukiwe n'amahame n'ivugurura mu myambarire, nyamara tugakomeza tukayanga. Bibiliya itubwira mu gitabo cy'Abaheburayo iti, mbese tuzabasha kurokoka dute nidusuzugura nkana icyo gitambo gikomeye? Ntabwo nkeneye kwisanga nanga umucunguzi wanjye, kandi nanga igitambo yantambiye kugira ngo anyambike gukiranuka kwe, ari rwo rwa rwango rwo kwanga icyaha. Ubwo kandi ni nako nashaka kwisanga nanga amahame y'ubugorozi mu myambarire, ko nabyo ni ukwanga igitambo cye. Rero uyu murimo wo kugorora imyambarire yacu ujyanirana no gutamba igitambo. Ntabwo ari uko tugomba kugira igitambo twebwe dutanga ubwacu, ahubwo ni ukwemera igitambo cyatambwe na Yesu Kristo. Yagombye gutamba igitambo kugira ngo Adamu na Eva babashe kwambara neza mu bya mwuka ndetse no mu bigaragara. Kandi ndizera neza yuko ibyo bintu mwabyumvise mu buryo busobanutse neza. Reka noneho dukomereze hano tukireba ku bya Adamu na Eva. Tugiye kugenda dukomeza twihuta kuko igihe cyanjye nacyo kirimo kiranshirana vuba, kandi mwibuke ko nababwiye ko ibintu byose tudashobora kubivuga mu cyigisho kimwe, ahubwo ibyasigaye tuzajya tubireba mu byigisho bikurikira. Reka twongere tuvuge ku bya Adamu na Eva nanone igihe bari bamaze gucumura. What was the first thing? Let me ask you. Mureke mbabaze kino kibazo, kandi nubwo ntabasha kubona ibisubizo byanyu muri uyu mwanya. Mbese ni ikihe kintu cya mbere Adamu na Eva bibonyeho nyuma y'uko bamaze gucumura? Ngiye guhagarara umwanya mutoya kugira ngo mbareke musubize, kuko nzi neza yuko hari abagiye gusubiza. They noticed that they were naked. Bahise bibonaho yuko bambaye ubusa. Ibyo biri mu Itangiriro igice cya 3, bisoma muhereye ku murongo wa 7 kugeza ku wa 10. Rero babonye ko bambaye ubusa, kandi Bibiliya itubwira yuko bakozwe n'isoni. Mbese n'iki bahise bakora? Bahise bakora ibintu bibiri. Bibwiye ko bashobora kwihisha amaso y'Imana, kandi bishakira ibibabi by'imitini kugira ngo bambike bwa bwambure bwabo, kandi bambike za soni zabo. Ariko se babashe kubyambika neza? Oya, habe na gatoya. Mu maso y'Imana bari cyambaye ubusa. None rero babuze ibintu bibiri by'ingenzi. Mwibuke yuko twavugaga kwambara mu buryo bw'ibyamwuka ndetse no kwambara mu buryo bw'ibigaragara. Reka mbanze fata igihe gitoya maze nsobanure bino bintu neza. Ubwo Adamu na Eva bari bakimara kuremwa, bari baremwe mu ishusho y'Imana. Ibyo biri mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 26 wa 27. Ubwo rero bari baremwe mu ishusho y'Imana kandi basa nayo. Ujya mu gitabo cya Zaburi 104 umurongo wa 1 n'uwa 2, tubona yuko ubwiza bw'Imana cyangwa se uko igaragara yambaye umucyo. Aho haranditse ngo umwambaro w'Imana ni umucyo. Ubwo rero Adamu na Eva nabo n'uwo mwambaro bari bambaye. Bari batunganye kandi batagira icyaha. Ubwo bambaye mu buryo bw'ibyamwuka kandi mu buryo bw'ibigaragara bari bambaye uyu mwambaro w'umucyo.
What happened when they sinned? Mbese byagenze bite ubwo bacumuraga? Batakaje wa mwambaro w'umucyo, kandi bakimara gutakaza uwo mwambaro w'umucyo bahise babibona neza ko bambaye ubusa. Nuko mu kwibeshya kwinshi bagerageje kwambika ubusa bwabo binyuze mu gukora iki? Binyuze mu kwishakira indi myambaro. Ubwo rero nibo abantu ba mbere bagerageje gukora imyambaro igezweho, kandi bo bombi bashatse ibibabi by'imitini nuko barayambara bibwira yuko bashobora guhisha ubwambure bwabo ndetse n'icyaha cyabo, ariko ntabwo byashoboraga gukorwa. Ntabwo bashoboraga kubigeraho. Ntibashoboraga guhisha ibyaha byabo mu buryo bw'ibyamwuka, habe no kwiyambika bikwije ngo bambike ubusa bwabo. Ariko dushimira Imana yuko yateye intambwe ikaza kubafasha kandi ikabahindurira imyambarire, haba mu buryo bw'ibyamwuka ndetse no mu buryo bw'ibigaragara. None mu mwanya mutoya tugiye kureba kuri uyu mwambaro wambarwa imbere gusa w'udushumi. Ibyo ngibyo birasa wenda n'ibyo bari bambaye, kandi ngiye kubereka impamvu bene uwo mwambaro ugaragara nko kwambara ubusa mu maso y'Imana. Kandi mbere yuko tuganira ku by'uyu mwambaro, kanongere mbahe rino somo rivuga ko umwambaro w'Imana ari umucyo, kandi ko Adamu na Eva bari bambaye umucyo nk'uko byanditswe no mu mwuka w'ubuhanuzi. Ni mu gitabo cyitwa Impano za Mwuka, paji ya 34. Nimuza gusoma icyo gihamya muraza kubana neza yuko Adamu na Eva bambaraga umucyo. So here we have an apron. Aha rero dufata uno mwambaro wa buno bwoko. Abenshi muri mwebwe mukunda guteka nk'uko nanjye mbikunda, kandi abenshi mufite ino myambaro mu bikoni byanyu. Nimureke mbabaze kino kibazo: mbese hari umwe muri mwebwe wari wambara umwambaro nk'uyu nguyu ngo narangiza ajye ku isoko, cyangwa se ajye hanze gufata umwuka mwiza, cyangwa se ajye mu rugendo? Wari wambara umwambaro nk'uyu nguyu gusa ujye ahantu hari abantu benshi? No. Oya, nanjye sindabikora na rimwe. Uno ni umwambaro ujya inyuma y'umwambaro usanzwe wawe. Ubwo rero uno mwambaro ntabwo ugomba kwambarwa wonyine, kandi bisabira cyane ibyo Adamu na Eva bagerageje gukora. Reka turebe uburyo uyu mwambaro ukojeje isoni uramutse wambaye wonyine, kandi n'uburyo ushobora kudahisha ubwambure. Ndetse Bibiliya ivuga ko kwambara ubusa atari ukuba nta mwenda n'umwe wambaye, ahubwo nitujya muri Yobu igice cya mbere, bwa mbere Yobu basobanura yuko twavuye mu nda za ba mama twambaye ubusa. Ubwo rero icyambere aho ngaho ni uko kwambara ubusa ari uko nguko. Ariko nanone kwambara mu buryo haba hari ibice byawe bigaragara bidakwiye kugaragara, nabyo ni ukwambara ubusa. Mbese iyo wambaye umwambaro ugaragaza iki? Aha ngaha turabona yuko ushyira ahagaragara igituza, amaboko ndetse n'imbavu, kandi ugashyira ahagaragara amaguru yose. Iyo ni inshamake. Uyu mwambaro uhambirirwa inyuma kugira ngo utagwa hasi, bityo mu guhambirwa cyane ukagaragaza ishusho cyangwa imiterere y'uwambaye. Ibyo rero ni ukwambara ubusa mu maso y'Imana. Niturebe inyuma y'uyu mwambaro, bavandimwe banjye, murabona ugaragaza iki? Obviously, the back is exposed. Igice cyose cy'umubiri cy'inyuma kiba kirahagaragara, uhereye hejuru ukageza ku maguru. Bino rero ni ukwambara ubusa. So if we're dressing like this, none rero iyo twambaye ibisa n'ibi ngibi, tukambara mu gituza cyacu hagaragara, cyangwa se imyenda igiye icagaguye na bino bice byo hejuru ku maboko bigaragara, cyangwa se n'indi myanya y'ibanga igaragara, amaguru yose nayo agaragara, n'ibice by'inyuma yacu byose bigaragara, nk'uko n'ibindi tuzabiganiraho mu kindi cyigisho, that is not dress reform. ntabwo ari ubugorozi mu myambarire, ahubwo ni ukwambara ibidakwiriye, ndetse ni ukwambara ubusa dukurikije ijambo ry'Imana. Uwazanye no mwambaro yakoze cyane. Tumaze kuwigiraho ibyo twari dukeneye, kandi tugiye gukomeza. So what did God have to do? None icyo Imana yagombaga gukora ni iki? Yagombaga kubambika, kuko batari bagishoboye kwiyambika. Now again, I ask you all the question, who None ndongera mbabaze kino kibazo: ese ninde wateye umwete Adamu na Eva kwiremera cyangwa se kwikorera iriya myambaro y'ibibabi by'imitini bari bafite? Ninde wabateye uwo mwete? Ni Satani. Nitureba hano kuri screen turabona amagambo avuga ngo Satan is a fashion designer. Satani niwe urema ubwoko bw'imyambaro igezweho. Kera mu busitani bwa Edeni, washutse Adamu na Eva bagacumura, niwe wababwiye kwiremera imyambaro y'ubucecero itabambutse byuzuye, ahubwo bagakomeza kuba bambaye ubusa kandi bakozwe n'isoni. It says here, Satan invented the fashions which... Hano baranditse ngo Satani niwe wadukanye imyambaro mishya, ibice byo hejuru y'amaboko bigumye kuba bigaragara. Ubwo rero ngo ni ibice byo hejuru y'amaguru n'amaboko. Bino ubwo bivuze neza ko ibyo bice bidakwiye kugaragara. Ubwo twaba twadupira tw'imishumi gusa, cyangwa utwambaro two hasi duto cyane, ntabwo twemewe n'Imana. Tuzabireba birambuye mu kindi cyigisho. Andi magambo y'igihamya ari hepfo aravuga ngo Satani ahora si rimwe na rimwe, ahubwo ni
igihe cyose ahora azana ubwoko bw'imyambaro mishya izagira ingaruka mbi ku buzima bw'umubiri ndetse n'ubw'iki n'ubw'imico mbonera. Arakomeza ngo arishimye iyo abonye abakristo bakira bakunze ubwoko bw'imyambaro mishya ubwe yihangiye. Ubwo rero iyo ugiye ku isoko aho ugurira cyangwa se haba no ku ikoranabuhanga nuko ukabona ubwoko bw'imyambaro itandukanye ari nk'udushati duto tugarukira ku gituza cyangwa se imyambaro yo hasi mito cyane ituma amatako akomeza kugaragara na twa twenda tw'udushumi dutuma ibice byo hejuru ku maboko bigaragara hamwe n'igituza cyose n'inyuma mu mugongo hagaragara ndetse n'imyambaro ubwayo igufatiriye cyane ikagaragaza uko umubiri wawe uteye haba ku mugabo n'umugore. Iyo ngiyo yose ni ukwambara ubusa. Iyo ubonye ya myenda igiye icagaguyemo ahari se wenda ni miremire n'ubundi bikigaragaza ubusa bwawe. Turebe kuri ya mapantaro agiye acagaguye bimeze bite kuri ya majipo aba afite pasuwa zigera hejuru. Ibyo byose ni ukwambara ubusa. None nimwumve ino ngingo kuri Adamu na Eva. Nibo bantu babiri bonyine bari mu isi cyagiye bamaze gucumura bisanze bambaye ubusa kandi bakozwe n'isoni. Mbese ntibari umugabo n'umugore? Yego. Mbese mbere y'uko bacumura ntibagiranaga isano nzima n'Imana? Yego, barayigiranaga kandi buri munsi wose mu gitondo na nimugoroba bahoraga basabana n'umuremyi wabo, ariko bamaze gutakaza wa mwambaro wabo bakozwe n'isoni. Bimeze bite kuri twebwe uyu munsi? Bimeze bite ku bantu bo muri iki gihe bagenda hanze bishimye bagaragaza ubwambure bwabo nk'uko wa mwambaro tubonye wabikora, berekana imyanya yabo y'ibanga no ku gituza cyabo no mu mugongo wabo no hejuru ku maguru yabo ndetse banerekana uko bateye? Abo bose baba bambaye ubusa. Kandi ikibabaje cyane ni uko n'abitwa ubwoko bw'Imana baza imbere yayo gusenga bambaye iyo myambaro ikojeje isoni. Urabona, Adamu na Eva bo ntibifuje kuza imbere y'Imana, ahubwo bahisemo kwihisha Imana. Bo bashatse guhisha ubwambure bwabo ariko ntibabishoboraga. Nyamara muri iki gihe cyacu ubona abantu benshi bo bishimiye kugaragaza ubwambure bwabo babwereka isi yose ku manywa y'ihangu, bagashishikariza n'abantu kubareba bati nimurebe ukuntu uyu mwambaro wanjye mugufi ari mwiza, nimurebe kandi uko ugaragaza uko nteye, nimurebe uko ungaragaza neza. Ibyo byose ni inarijye bene data. None se niki kigutera kwambara imyambaro wambara? Mbese ni ukugira ngo uhimbaze Imana cyangwa se ni ukugira ngo utume abantu benshi bakurangarira? Nishimira cyane nkanashimira Imana ko itigeze irekera Adamu na Eva mu kwambara ubusa kwabo. Ntabwo yabarekeye mu myambaro icagaguye igaragaza bimwe mu bice byabo, ahubwo yabambitse neza kandi ibaha imyambaro ibakwiriye. Yabambitse uruhu rw'intama. None nutekereza uruhu rw'intama rutandukanye n'ubucocero, urumva ko ubucocero bwo bisiga hari ibice by'umubiri bigaragara, kandi ibyo bituma umuntu akomeza kwambara ubusa. Ariko umwambaro usa n'uruhu rw'intama wambika umubiri wose kuba udacagaguye. Kandi ibyo ni byo Imana idukorera mu bya mwuka, kuko iyo twatuye ibyaha byacu irabibabarira kandi ntabwo ibiduhorera inzigo, ahubwo ibikuraho igatwikira isoni z'ubwambure bwacu kandi ikambika ubusa bwacu mu bya mwuka. Ibyo ni byo ishaka kudukorera mu bigaragara. None ni ukubera iki twumva twishimiye kwambara ubusa? Mbega uburyo bibabaza Imana! Kandi se mbega uburyo biba bigaragaza ko dufite ubukene mu bya mwuka! Mbese nibiba byerekana ko tugenda tudafite Kristo, tutanambaye gukiranuka kwe, tutaranatsindishirijwe nawe, kandi tukumva tudakozwe n'isoni, tukumva kandi twishimiye kuba abanyabyaha. Ibyo rero birababaje cyane bene data. Rero ndagira ngo twumve neza ko mu byanditswe byera hose kwambara ubusa bijyanirana n'ibyaha kandi bikajyanirana gukorwa n'isoni. Dushobora kubisanga mu gitabo cya Luka tukareba wa muntu wari utewe n'abadayimoni. Biri muri Luka igice cya 8 ku murongo wa 26 kugeza ku murongo wa 35. Tubona ko yari yaratewe n'abadayimoni yikebaguraga umubiri, kandi Bibiliya igasobanura neza ko yari yambaye ubusa, nta mwenda n'umwe yari yambaye. Ariko ubwo Imana yamwirukanagamo abadayimoni ikamuhindura mushya, Bibiliya yongera kuvuga neza ngo yari yambaye ubwo ngubwo. Mbese ibyo ngibyo bisobanuye iki?
birasobanuye ngo iyo twambaye imyambaro yacu igiye icagaguye na ya yindi yose twabonye idahesheje Imana icyubahiro, tuba twatewe na dayimoni. Reka mvuge neza ngo benshi muri iki gihe banambaye imyambaro migufi cyane kuruta uriya tumaze gufatiraho urugero, kandi murabizi ko ndi kubabwira ukuri cyane iyo bagiye nko ku bwogero muramwihanganye kuko dufite icyigisho kiva kuri ibyo byonyine. Iyo ugiye ku bwogero cyangwa se ku nkombe z'amazi ubona bambaye imyenda migufi cyane gusa igaragaza ubwambure bwabo bwose, kandi rero abenshi bambara ubusa kuruta kwambara imyenda y'ubucocero, bakerekana mu gituza cyabo cyose n'amabere yabo n'amatako yabo no mu mugongo wabo, buri gice cyose cy'umubiri gikwiye kwambikwa ugasanga kiri hanze. Ariko rero birababaje cyane. Ndifuza rero yuko muza kuzirikana bino byanditswe byera, kandi ndibwira yuko mufite amakaramu yanyu n'amakayi cyangwa se ahandi muri kwandika ngo muze gusubira muri bino mwito, kuko tugiye kugera ku musozo. Ariko ndagira ngo muze kuzirikana ano masomo mu gitabo cyo kuva igice cya 32 umurongo wa 5. Ese tuhasanga iki? Aho tuhasanga iby'ikimasa cy'izahabu. Aroni yatumye abantu bambara ubusa. Bibiliya ni kwivuga Aroni ngo yatumye bakorwa n'isoni kubw'ikigirwamana bari barimo bararamya, kandi twabonye ko gukorwa n'isoni byerekana uwambaye ubusa. Ibyo ni ibintu bijyanirana. Nanone tubibona mu gitabo cya Yesaya mu gice cya 47 umurongo wa 2 n'uwa 3 ahanditse ngo kuba igishura cyawe ucebure, ubwambure bwawe buzatwikururwa, niko ko isoni zizagaragara. Aho havugwaga abantu bigomeka ku Mana. Iyo umuntu yambaye ubusa cyangwa se imyambaro tumaze kubona, ni igihamya kidashidikanya yuko yambaye n'ubusa mu byamwe. We see it in Revelation chapter 16. Tubibona mu byahishuwe mu gice cya 16 ahanditse ngo hahirwa uba amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Kandi igikomeye cyane ni uko ubutumwa buhabwa itorero ry'Ilawodokiya bufite n'icyo butubwira mu bigaragara. Living in the time period of Laodicea. Twebwe abayeho mu gihe cy'itorero ry'Ilawodokiya, Imana iradushishikariza kuyiguraho umwambaro wera kugira ngo dutwikire isoni z'ubwambure bwacu. None aho ngaho Bibiliya iravuga mu byamwuka ko Imana yifuza kuduha ikanzu yo gukiranuka, ariko irifuza no kwambika ubusa bwacu mu bigaragara. Nk'uko nabivuze mbere, Spiritual nakedness. Kwambara ubusa mu byamwuka ndetse n'ibigaragara, ibyo ni ibintu bijyanirana cyane. Also, we don't find God. Rero kandi nanone Imana ntabwo idushyira ahagaragara kuko ari Imana y'urukundo. Ntabwo yereka ubwambure bwacu isi, ahubwo hari ikidukorera. Mbese ikidukorera ni iki? Nk'uko tumaze kubibona mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 18, turabona ko Imana ikomeza kwambika ubusa bwacu. Tubona muri Zekariya igice cya 3 ko Imana ihindura imyambaro yacu. Ubwo ni mu byamwuka ndetse no mu bigaragara. None ni ukubera iki dukomeza kwambara imyambaro imeze nka bya bibabi by'imitini? Kubera iki twakwifuza gukomeza gukora gutyo, kandi Imana yifuza kutwambika ibidukwiriye hose nka rwa ruhu rwari rwambitse ibice byose by'umubiri. Ibyo kandi tubibona muri Ezekiyeli igice cya 15 umurongo wa 8 ko Imana nanone yongeye kwambika ubwoko bwayo. Ibyo ikabikorera kugira ngo ubwambure bwabo butagaragara. None bene data na bagenzi banjye, ubu turihuta kuko tugiye kugera ku magambo asoza, kandi ndagira ngo tuyarebe hano kugira ngo twumve neza uburemere bw'ingingo turi kwigaho uyu munsi. Hano haravuga ibyo kwishyira hejuru ndetse no gusayisha, bagaragaza uruhare imyambaro ibigiramo. When one commandment of the Decalogue is broken, haranditse ngo iyo itegeko rimwe mu mategeko 10 y'Imana ryishwe, intambwe zo gusubira inyuma ni ihame ko zibaho. Iyo inzitiro zo kwiyoroshya k'umugore zikuweho, nimwumve igikurikira. Haranditse ngo gusayisha gukomeye guhita kuboneka, nubwo kudashobora guhita kwigaragaza mu mwanya uko kwakabaye. N'ishyano kandi mbega ingaruka ziteye ubwoba ziterwa n'uruhare rw'umugore yambaye nabi zigenda zigaragaza mu isi uyu munsi binyuze mu myambaro y'umugore w'inzaduka. Ibihumbi byinshi by'abantu ubu bari mu magereza. why? Because they're raping women. Mbese ni ukubera iki? Ni uko abo bantu bafata ku ngufu abo bagore cyangwa se bikabatera kubakorakora uburyo bunanyuranyije n'amategeko. Arakomeza ngo benshi bariyahuye kandi batewe gupfa imburagihe. Mbega uko amagambo bivuga neza ngo ibirenge by'uwo mugore bigana mu rupfu, kandi ngo intambwe ze zirerekeza ikuzimu. If you think about it, all throughout Scripture, none nubireba neza mu byanditswe byera byose, bamaraya bagaragazwaga n'imyambaro yabo. Kumenyera amaraya gusa binyuze mu myambaro yambara. Noneho mu minsi y'imperuka, kubera ko kwambara ubusa byiganje cyane kandi byarahindutse ikintu gisa nk'igisanzwe cyamaze kwakirwa, benshi ntacyo bikibabwiye. Ndetse no muri twebwe bavuga ko twizera ukuri kw'iki gihe, usanga twambaye ubusa.
ubwo ndavuga bamwe muri twebwe ahari se twibagiwe amahame y'Imana, cyangwa se ahari twigomeka ku bushake ku mahame y'Imana, cyangwa se ahari ntabwo umutima wahindutse by'ukuri, ahari ubwo ntabwo twambaye ikanzu y'umwuka yo gukiranuka kwa Yesu. None bene data na bashiki banjye, nimwumve neza yuko uburyo twambara ni ingingo irebana n'agakiza, nyamara bamwe barinangiye. Dress reform is important. Ubugorozi mu myambarire ni ingenzi cyane, kandi ntabwo Imana yifuza yuko tugenda twambaye ubusa. Niba hari icyo ukeneye gusobanukirwa neza, ni ukumenya yuko Imana ikeneye guhisha isoni z'ubwambere bwacu kugira ngo tudakorwa isoni. Reka tujye kuri ano magambo tugiye gusorezaho, kandi ibisigaye tutarebye tuzabireba ubutaha. Ndatekereza tugiye kuyageraho. Reka nongere mbibutse icyo Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bitwereka. Nakedness is exposing the... Kwambara ubusa ni ukwerekana ibice byacu byo hejuru y'amaguru yacu no hejuru y'amavi no hejuru ku maboko yacu n'igituza cyose, kubera yuko uzasanga abantu bamwe na bamwe bafite iyi myumvire mibi ivuga ngo imyambaro yo hejuru y'udushumi gusa ntabwo yemewe, ariko ushobora kwambara agapira kagarukira ku rutugu gusa. Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bitubwira byeruye yuko ibice byose bisatiriye impagarike y'igihimba bikwiye gutwikirwa, atari ku mpamvu zo kwiyoroshya gusa no kwambara neza no kubw'amagara meza y'imibiri yacu. Aha rero ngiye kubabwira ku myambaro ifite igice giciye runaka, kandi ndabisobanura neza mu buryo burambuye. Muri iyi minsi hari imyambaro y'ubwoko aho usanga hano imbere haciye hashobora kuba harimo uruziga cyangwa se ishusho y'umutima cyangwa se indi shusho yose bakasemo aho ngaho. Ubundi ugasanga ni imyambaro yitwa ko ari miremire, ariko igiye ifite ibice biciyemo ku maboko. Ibyo ngibyo nabyo ni ukwambara ubusa. Uko ibigaragaza igituza cyawe. Mbese iyo wunamye ni iki kigaragara? Reka tuvuge ku bagore n'abakobwa. Ahangaha amabere aragaragara. Mbese iyo myambaro ntisa nka ya yindi twabonye. Aha rero bene iyo myambaro turayibona hano ku mashusho. Tugize amahirwe tuyigezeho, Imana ishimwe cyane. Iyi myambaro igaragaza uko umubiri uteye ihwanye no kwambara ubusa. Tuzagira icyigisho cyihariye kivuga ku byo kwambara imyenda igukwiriye. Uretse kuba kwambara imyenda itagukwiriye igaragaza kwishyira hejuru gusa, ahubwo byica n'amagara yawe. Nta muntu n'umwe ukwiye kumenya uko umubiri wawe uteye. Wari ukwiriye kwambara imyambaro itagufashe cyane, kuko igaragaza kwiyoroshya kandi ikagutera n'amagara mazima. Yaba imyambaro icagaguye nayo ntabwo iboneye, cyangwa se na bwa bwoko bw'imyambaro yerekana mu mugongo n'ibindi bice nk'ibyo ngibyo bidakwiye kugaragara. Ubwo bwoko bw'imyambaro rero bwerekana kwishyira hejuru, kandi nabwo ni ukwambara ubusa mu maso y'Imana. Ubwo rero dukwiye kwambara imyambaro ihuye n'ubushake bw'Imana. Reka nsoreze kuri ano magambo. In the book of Leviticus, mu gitabo cy'Abalewi hatubwira yuko the only person that was to see the nakedness of another was to be that person's spouse. Umuntu ukwiye kumenya ubwambure bw'undi ari uwashakanye n'uwo muntu. Reka ndebe mu byanditswe byera kugira ngo mbahe isomo nyaryo kuri abo ngabo bose bari kwandika. Ni isomo riri mu gitabo cy'Abalewi mu gice cya 13, mushobora gusoma ku murongo wa 47 kugeza ku wa 57. Umwana wawe ntabwo akwiriye kubona isoni z'ubwambure bwawe. Ibyo bivuze nanone yuko ukwambara neza wikwije bikwiye kugaragara no mu rugo rwawe, kugira ngo abana bawe batakubona wambaye ubusa kandi n'igihe badahari. Ukwiye kwambara wikwije kuko rino vugurura mu myambarire riterekeranye no kwikwiza gusa, kuko rinadufasha no kwitungira amagara mazima. So you're not to just be lax when it comes to these principles and say, oh, I'm at home. Ubwo rero ntabwo ukwiye kwitwara uko wiboneye ngo uvuge uti, oh, ubu ngubu ndi mu rugo, reka nambara utwambaro twanjye tugufi, imyambaro y'udushumi gusa n'udukabutura duto na bya bindi byose muzi nyine bigaragaza isoni z'ubwambure bwanyu. Ugomba kwambara ibigukwiriye kandi birimo kwicisha bugufi. Bibiliya nk'uko nababwiye iryo somo rirasobanutse neza. Nta wundi ukwiye kumenya ubwambure bwawe. Ntukambara ubusa imbere y'umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe, nk'uko tuzagira ikindi cyigisho nanone kivuga kugira imyambaro ikwiriye igihe uri mu rugo, nk'uko tuzabireba mu byigisho biri imbere. None rero bene data na bashiki banjye, nugera mu rwiherero rwawe uze kuza gusaba Imana
guhindura imyambarire yawe. Babonye yuko uko twambara bikwiriye guhimbaza Imana. Igihe ugiye kwambara rero ujye ubaza Imana uti mbese ino myambaro mbese irakubahisha? Nusanga igaragaza ubwambure bwawe kandi idahimbaza Imana, twabonye icyo ukwiriye gukora. Twabonye yuko umurimo w'ubugorozi mu myambarire igihe cyose ujyanirana no gutamba igitambo. Ubwo rero uwo mwambaro uba ukwiriye kuwujugunya. Ntabwo nkubwiye ko uwundi muntu, ahubwo ndakubwiye kuwujugunya aho batazawubona, cyangwa se kuwucagagura ukawutwika, maze noneho usaba Imana guhindura imyambarire yawe. Niba ugiye kwambara imyenda uri ahiherereye, wibaza uti mbese ino myambaro igambiriye kugira ngo abantu bose mbikuriraho bambone? Mbese ikinterera kwambara gutya ni ikihe? Mbese icyigisho ngiye kwigisha abandi mu gihe nambaye ino myambaro ni ikihe? Mbese ngiye gukuramo ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo maze nambara ibibabi by'imitini igihe ngiye kuba nambaye uyu mwambaro? Bene data, ino ni ingingo y'agakiza, kandi nanone niwanga ubutumwa bw'ivugurura mu by'imyambarire, ntabwo uba uri kwanga gusa ubutumwa bw'ubuturo bwera, ahubwo uba uri no kugaragaza ko uhakana igitambo cya Yesu Kristo, icyo Imana yatanze kugira ngo itwambike imbere mu bya mwuka ndetse no kutwambika inyuma mu bigaragara. With that, let's have a word of prayer. Hamwe n'ibyo ngibyo mureke dusenge dusoza. Data uri mu ijuru, turagushimiye cyane kino cyigisho, kandi tugushimiye cyane kubw'amahame y'ijambo ryawe twize, kandi nubwo tudasoje tukaba tutanashyizeho urufatiro mu buryo bwuzuye, kuko hari byinshi tuzakomeza kwiga, ariko turakwinginze kugira ngo kubw'ibi twize uduhe kubyitaho cyane, unabishimangira mu mitima yacu, uduhe kwiga ijambo ryawe kurusha uko twigeze tubikora mbere hose, kandi Mwami uduhe kugira ngo tukwemerere maze utwambike, kugira ngo tutiyambike ubwacu nk'uko Adamu na Eva babigenje, kuko n'ubundi nabo byatumye nabo bakomeza kugaragara nk'abambaye ubusa. Igihe cyose tugaragaje kwambara dukurikije ubushake bwacu, dusanga turi kujya kure cyane y'icyo ijambo ryawe risaba. Nuko Mwami, twemeye kwakira ikanzu yo gukiranuka kwawe iyo waduteguriye. Twishimiye kandi kwambara umwambaro udukwiriye, uwo waduteguriye kugira ngo isoni z'ubwambure bwacu zitagaragara, haba mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'ibigaragara. Tugushimiye kubw'igitambo watanze kugira ngo tubashe kwambikwa byuzuye. Tugushimiye kandi ko ugiye kuduhindura imyambarire uko ubushake bwawe buri. Turinde kugeza mu cyigisho tuzakurikiraho, ubwo tuzakomeza kureba kuri ano mahame y'ijambo ryawe. Tubisabiye ubuntu mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Amen. Amen.